wasanga nawe warigeze kurota inzozi zigiye zitandukanye ariko ukabasha kubiburira ubusubizo. Abantu benshi baje banyandikira barose ikintu runaka ariko ugasanga warose wenda uri kurya, uri kugenda, uri kwiruka ariko ntibabashe kuba haboneka umuntu ubasobanurira. So wenda muri izi nzozi ngiye kuba navuga zimwe muri zo wasanga warigeze kubirota ariko kurota ntabwo ari kosa, kurota hari uburyo bishobora kuba hari ibintu biri kukubaho muri ako kanya cyangwa se hari ibyabaye cyangwa se hakaba hari bimwe bishobora kuba birimo biragucira inzira mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hari ibyo ushobora kuba wageraho, hari amahirwe agiye atandukanye. So niyo mpamvu rero muri video nabateguriye bimwe muri byo umuntu akunda kurota, sometime akarota ari kujya ese bisobanura iki. Nshimishwe n'umuntu wabibajije. Namwe hari igitekerezo cyangwa inyunganizi ujye wibuka kubisiga hano hasi muri komenti kugira ngo n'ubutagiye tujye gutunganya video tugiye kuyikora neza, ubutaha muzabe uwa mbere ubonye iyo video cyangwa se uyibone mu ba mbere. Kanzi nguha amasegonda 2 cyangwa 3 ukandi subscribe, ufungure inzogera kugira muri izo video hatazagira video nimwe igucika kandi wari ukeneye. 1 2 3. So urakoze cyane. So kugira tugiye kuba twaganiraho uyu munsi rero, ubyo tugiye kuba twaganiraho uyu munsi, kurota uri kujya nicyo tugiye kuba twaheraho muri iyi video. Ese waba warigize urota ujya ibiryo ukanguka wakanguka ukibaza uti ese ni biki narotaga? Rero sobanukirwa, hari abarota bajya inyama, umuceri, imbuto, ibijumba cyangwa se ibiryo byoroshye. Abandi bakarota bajya ibiryo bigiye bitandukanye cyangwa se bakajya ntibanahage, ukarota uri kujya cyane ariko ugasanga ubwawe ntabwo urimo urahaga. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku bisobanuro bigiye bitandukanye bikunze kurangwa n'inzozi zo kurya. Twibuke rero izi nzozi dufite zigiye zigira ubusobanuro bumwe kuri ku bundi. Icyo usabwa ni ukuguma hano kugira ngo hatagira akantu na kamwe kagucika. Reka twere ku cyambere rero. Icyambere tugiye kuba twatangirana hano, kurota ujya ibiryo biryoshye. Abantu benshi ukunda kumva bati narose ndi kurya inyama, wasanga mu minsi mike ndabasha kuba nazijya. Iyo rose rero uri kujya ibiryo byiza kandi ukishima, akenshi bishobora kuba ari ibisobanuro byo kuba wanyurwa n'ibyishimo cyangwa se amahirwe ari imbere. We nakubwira nshobora kuba naguhereza umuntu wari umaze igihe ashaka akazi, nyuma akaba yagahabwa cyangwa se akabasha kuba yakabona ngo agirirwe neza. Wenda nijoro ashobora kurota ajya ifunguro ryiza n'umuryango we. Izo nzozi zose zishobora kugaragaza ibyishimo n'icyizere kiri hafi yabo ukunda, cyangwa se ukaba witeguye kuba wasabana n'umuryango wawe, ndetse cyangwa se hakaba ari inshuti yawe muri iyo minsi ishobora kuba iri hafi kuba yagutumira, abavandimwe, bashiki bawe cyangwa se n'ababyara bawe, ndetse cyangwa se umwe mu muryango wawe mukabasha kuba mwabasha gusangirira ahantu runaka. Ingingo ya kabiri rero, kurota ujya wenyine, uri wenyine. Kurota ujya uri wenyine bishobora gusobanura ko wumva wigunze cyangwa se ufite ibintu byinshi ubitse utaraganiza umuntu, ufite intimba mu mutima, wenda udashaka kuba wasangiza abandi. Wenda nk'urugero naguha nk'umukobwa wimukiye ushaka kuba yagira girlfriend cyangwa se undi muntu akamwifuza, akabasha kuba yamubona, kumva ko ari wenyine ariko akeneye nk'umukunzi cyangwa se amukumbuye, cyangwa se umuryango n'inshuti ugasanga hariho ukumbuye. Icyo rero nicyo gisobanuro cy'ibyo ngibyo. Kurota rero icya gatatu, kurota ujya uri kumwe n'abandi. Kujya uri kumwe n'abandi akenshi bifitanye isano n'ubusabane, urukundo cyangwa se kongera kwegerana n'abandi n'abavandimwe n'imiryango. We nk'urugero nshobora kuba naguha nk'umuryango wari umaze igihe utumvikana, bamaze iminsi bari mu makimbirane, ashobora kurota ari ku meza usangira mu minsi mike cyangwa se mu gihe runaka, ugasanga barongeye barabonanye bakaganira, ugasanga ibintu biba byiza. Rimwe na rimwe inzozi ziducira inzira
bigiye kutubaho cyangwa se ibijyanye n'ibyifuzo byacu bikabasha kuba byagaragara, bikagaragaza icyifuzo cyo kongera kubonana no kubana neza n'abo ushobora kuba utari kumwe nabo. Twigire ku ngingo ya gatanu. Ingingo ya gatanu rero kurota cyangwa se reka twigire ku ngingo gato, twigire ku ngingo ya kane. Ingingo ya kane rero, ukajya ariko ntuhage. Ibi natangiye mbisobanura, ibi bishobora kugaragaza ko hari icyo wifuza mu buzima bwawe ariko ukaba utarabigeraho. Ntibiba bivuze ko ufite inzara, ahubwo bishobora kuba icyifuzo cy'urukundo, amahoro cyangwa se iterambere. Wenda ukumva yuko hari ibyo ushaka kugeraho ariko utarabigeraho. Igihe rero warafashe akanya cyangwa se igihe waryamye ukarota izi nzozi, hari ibyo ushobora kuba ugiye kubona. Ushobora kubashakira nk'umusore wenda ushaka gutangira umushinga ariko ukabura ubushobozi, ashobora kurota rero ajya cyane ariko ntahage. Ibi ngibi rero bifitanye isano n'ibyo ngibyo. Ingingo ya gatanu tugiye kuba twakurikiza hano kuri video nabateguriye kurota ujya ibiryo byangiritse, cyangwa se mu yandi magambo kurota ibiryo biboze, bya bindi biba biri muri mondisi, bya bindi abantu basigaje, ukabona mbese hari ukuntu bisa nabi. Hari igihe rero kurota ibiryo byangiritse cyane cyangwa se ibiryo byaboze, mbivuge mu yandi magambo guco, bishobora kukuba ikimenyetso cyo kwitondera imyanzuro ufata cyangwa se abantu muri gukorana. Bishobora kuba rero wakora n'umuntu akaba yakugirira nabi, akaba yanaguha n'uburozi, akaba ari umwanzi wawe. Icyo gihe abantu muri guhura nabo cyangwa se abantu uri guhura nabo muri iyo minsi, aba ari ngombwa kugira ngo utangire ubitondere. Mu bundi buryo rero bishobora guterwa n'uko waraye utekereza ibibazo cyangwa se wagize impungenge mu kintu runaka. Kuri urugero nshobora kuba naguhereza nk'umuntu nk'umuntu uguhaye amafaranga, ashobora kukubakira imishinga runaka, ugasanga ntabwo arimo arabikora kandi yarabikwemereye. Ibi ngibi rero bishobora bikwereke yuko igihe watangiye kurota zino nzozi ko ushobora kuba wabyitondera. Twigire ku ngingo ya gatandatu, kurota ujya imbuto. Kurota ujya imbuto zikunze gufatwa nk'ikimenyetso cy'umusaruro, ubuzima bwiza cyangwa se amahirwe. Kuri urugero wenda nk'umuhinzi utegereza umusaruro mwiza, ashobora kurota ajya imbuto. Ako kanya mu minsi iri imbere niba yarahinze ugasanga asaruye neza kandi ugasanga bimugiriye akamaro. Ese izi nzozi zo kujya zose zisobanura ikintu kimwe? Ntabwo bisobanura ikintu kimwe, oya. Inzozi ziterwa n'ibintu byinshi, ibitekerezo wagize ku manywa cyangwa se inzara cyangwa se gushakira inzira runaka ushobora kuba ugiye kunyuramo bijyanye n'amarangamutima urimo uracya muri icyo gihe, ibibazo cyangwa se ibyishimo urimo uranyuramo muri iyo minsi. Imyizerere rero n'umuco niyo mpamvu abantu babiri bashobora kurota bajya ikintu kimwe ariko ibisobanuro bikaba bitandukanye. Rero nko ku musozi ikintu nababwira, niba warose ujya ugahite ugira ubwoba cyangwa se ngo wemeze ko ari ubutumwa budashidikanywaho ugomba guhita ukora. Tekereza ku buzima bwawe, ibihe urimo n'amarangamutima yawe, ugerageze kuba wayakontorora. Akenshi ibyo nibyo bifasha gusobanukirwa impamvu y'izo nzozi zawe warose, n'ibihe ushobora kuba ugiye kunyuramo muri iyo minsi, cyangwa se akaba ari amahirwe agiye kuba yakuzira mu buzima. Rimwe na rimwe hari ukuntu amahirwe aca mu nzozi, ariko mu minsi mike ukumva umuntu akubwira ati narose ikintu runaka, mu minsi iri imbere ukumva bya bindi yarose, ukumva atangiye kugenda abikubwira. Rimwe na rimwe rero inzozi hari igihe zitubwira ibintu biri byo, sometimes ikakubwira n'ibintu bitari biriyo. Niyo mpamvu utagomba kubyizera
ukabyizera igice n'ibindi ukabyizera igice. Niba rero waragiye urota zimwe mu zo twagiye tuvuga, ntiwibagirwe gukanda like, subscribe ni ingenzi. Niba ari igitekerezo cyangwa inyunganizi ubishyire hasi muri comment kugira ubutaha tuzabikubwira mu tugiye gutangira indi video. Hano ku Biragiye turabakunda cyane, reka dusure mu zindi video. Hasta la vista.